Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye mu mpande zose z'isi. Uyu mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Ubusanzwe kuri iyi channel yacu twibanda ku bijyanye n'amategeko, imyidagaduro, ubuzima n'ibindi. Ariko muri iki kiganiro kimwe n'ibizakurikiraho tuzatubagezaho ijambo ry'Imana. Tuzatubasomera ibitabo bijyanye na Bibiliya, nta dini tuzabogamiraho. Ahubwo tuzafatanyiriza hamwe kumenya icyo Imana idushakaho, dusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya ndetse n'ibitabo bijyanye nayo. Iki kiganiro kizajya kitugeraho buri gihe mu gitondo. Muri iki kiganiro turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese koko Imana itwitaho? Hari ibitekerezo twagiye dusoma mu bitabo bitandukanye ariko biherekejwe n'imirongo muri Bibiliya. Nk'uko tubizi, Imana yaremanye umubiri wacu ubushobozi bwo kwisana mu gihe turwaye. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo dukomeretse umubiri utangira igikorwa gihambaye cyo kuvura igikomere, cyaba gito cyangwa kinini. Icyo gihe umubiri uhita utangira akazi kawo. Urugero nko guhagarika amaraso ngo tudakomeza kuva, gutuma amaraso yongera gutembera neza, gusana ahari igisebe no gutuma ahakomeretse hongera kwisubiranya. Reka dutekereze, niba umuremyi wacu yararemanye umubiri wacu ubushobozi bwo kwisana mu gihe wakomeretse, ubwo ntitwakwizera ko azadukiza n'ibikomere byo mu byiyumvo. Bibiliya igira iti akiza abafite imitima imenetse, agapfuka ibikomere byabo, muri Zaburi 147:3. None se mu gihe twahungabanye twakwemezwa n'iki ko Imana yaduhumuriza muri iki gihe no mu gihe kizaza? Reka turebere hamwe icyo Bibiliya ibivugaho. Imana iduhumuriza igira iti ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kuko ndi Imana yawe, nzagukomeza kandi nzagufasha by'ukuri. Turabisanga muri Yesaya 41:10. Umuntu uzi ko Uhoraho amwitaho aba afite amahoro yo mu mutima, kandi bimufasha guhangana n'ibigeragezo bitandukanye. Intumwa Pawulo yaravuze ko bene ayo mahoro ari amahoro y'Imana asumba cyane ibitekerezo byose. Yongeyeho ati mu bihe byose ngira imbaraga binyuze mu imbaraga. Turabisanga mu Bafilipi 4:4-7, 9-13. Ibyanditswe bidufasha amasezerano ya Nyagasani Imana arebana n'igihe kizaza. Urugero mu Byahishuwe 21:4-5 hatubwira ibyo azakora n'impamvu twagombye kwiringira ko azabikora. Cya mbere, azahanagura amarira ku maso y'abantu. Uwiteka azakuraho imibabaro yose n'ibindi bintu byose biduhangayikisha, nubwo abandi baba babona ko byoroheje. Cya kabiri, Uwiteka uwicaye ku ntebe y'ubwami mu ijuru, ari we mwami ushobora byose waremye byose, azakoresha ububasha bwe akureho imibabaro kandi aduhe ibyo tuzaba dukeneye. Cya gatatu, Uhoraho atwizeza ko amagambo ye ari yo kwizerwa kandi n'ay'ukuri. Ibyo bigaragaza ko ibyo Uwiteka yavuze bizasohora nta kabuza, kuko ari Imana y'ukuri. Izahanagura amarira yose ku maso yacu, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi kuboroga cyangwa gutaka cyangwa kubabara ntibizabaho ukundi. Ibya kera byose byavuyeho. Nuko uwicaye kuri ya ntebe y'ubwami aravuga ati ibintu byose ndabigira bishya. Arongera aravuga ati andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri. Turabisanga mu Byahishuwe 21:4-5. Bibiliya hamwe n'ibyaremwe bituma tumenya imico ya Data wo mu ijuru. Kwitegereza ibyaremwe bidushishikariza kumenya ko Imana idukunda. Naho Bibiliya ikatubwira ati mwegere Imana nayo izabegera. Turabisanga muri Yakobo 4:8. Nanone mu Byakozwe n'Intumwa 17:27 haragira hati ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Uko uzagenda wiga byinshi ku byerekeye Imana, niko uzarushaho kwibonera ko ikwitaho. Turabisanga muri Petero wa mbere 5:7. None se kwiringira Imana bizakugirira akahe kamaro? Reka turebere hamwe ubuhamya bw'ibyabaye kuri Toru wo mu Buyapani. Toru yarezwe na nyina wari umukristo, ariko Toru yaje kujya mu gatsiko k'amabandi ko mu Buyapani kitwa Yakuza. Yaravuze ati numvaga ko Imana itankundaga, kandi iyo nabonaga abantu bapfa, cyane cyane inshuti zanjye, numvaga ari Imana yabaga impana bitewe n'ibyo nakoraga. Toru avuga ko kuba muri ubwo buzima byatumye abo murakare n'umuntu utagira impuhwe. Komeje agira ati nifuzaga gupfa nkiri muto, ariko nanjye ngapfa maze kwivugana umuntu w'ikirangirire buryo nzamenyekana. Icyakora Toru n'umugore we Hana bamaze kwiga Bibiliya
Toru yarahindutse cyane. Hana yaravuze ati, umugabo wanjye yagendaga ahinduka mbireba, ubu asigaye avugana icyizere ati, ni ukuri Imana ibaho kandi yita kuri buri muntu wese ku giti cye. Ntiyifuza ko hagira umuntu urimbuka kandi yiteguye kubabarira abihana by'ukuri. Imana idutega amatwi tukayibwira ibintu tudashobora kubwira undi muntu, kandi iratwumva no mu gihe abandi badashobora kutwumva. Kubaho Uwiteka azakuraho ibibazo byose dufite hamwe n'imibabaro yacu, kandi no muri iki gihe aradufasha no mu gihe tutari tubyiteze. Aradukunda kandi akadufasha mu gihe twacitse intege. Bisanga muri Zaburi y'136 umurongo wa 23. Inyigisho twakuramo nk'uko ibyabaye kuri Toru bibigaragaza, kumenya ko Imana izakuraho imibabaro yose kandi ikaduhanagura amarira yose, bituma tugira ibyiringiro by'igihe kizaza, kandi bigatuma tugira imibereho myiza muri iki gihe. Koko rero no muri iyi si yuzuyemo imibabaro ushobora guhumurizwa n'uko Imana ikwitaho nubwo waba utari intungane. Reka dusoze dusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 18 umurongo wa 23. Handitse ngo, muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa? Niko Umwami Uwiteka abaza. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi akarama. Nawe rero tangira ushaka Uwiteka kandi umwikoreze amaganya yawe yose, kuko akwitaho. Wirinde inzira mbi zagutandukanya nawe. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha, muhahe muronke. Niba ukunze iki kiganiro, kora like na share na subscribe kugira ngo iyo tuzajya dutegura bizajye bihita bibageraho ku gihe, ibyiza biri imbere.